Yes, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza mwe mukunda filime Inzira y'umusaraba, nizere ko mumeze neza amajyepfo amajyaruguru impande zose z'igihugu ndetse no hanze yacyo, aho mukurikiranira iyi filime Inzira y'umusaraba muri mugubwe neza kandi Imana ikomeze kubarinda muri rusange. Njye nitwa Nsabimana Jean Bosco, nguhaye ikaze mu bukwe bwa Cyusa. Uyu munsi wa none nibwo tugiye kureba nabazaniye video ntoya kuri byo no kugira ngo mbahe ubusesenguzi bw'inzira ibi byose byaciyemo kugira ngo muzarusheho kuryoherwa n'ubukwe bwa Cyusa. Ariko muri kubona ko muri buno bukwe harimo inzoka nini cyane ndetse n'inzoka iteye ubwoba. Ese iyi yo yageze muri buno bukwe gute? Turimo turabonamo n'umukobwa bita Isimbi ari kurira, ari kwicuza cyane, ariko tukongera tukabona abantu bambaye imyenda y'abisilamu y'ubukwe. Ibi byose rero nibyo nje kugusobanurira muri kino kiganiro. Ngira ngo mwagiye mubona ko aya mashusho cyangwa se iyi video yagiye icaracara hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bigenda bigaruka kuri filime Inzira y'umusaraba, cyane ko ari filime iri gutrendinga mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo filime ikunzwe cyane kandi irebwa cyane kurenza izindi filime ziri mu gihugu cy'u Rwanda, yaba zabamenya n'izindi nyinshi. Iyi filime Inzira y'umusaraba niyo filime irebwa cyane kurusha izindi zose. Ibyo byose rero muri rusange turakomeza kugenda tubigarukaho. Nkubwire yuko muri comment harafunguye kugira ngo nawe utangire uduhe ibitekerezo nimba uri umukunzi wa filime Inzira y'umusaraba. Abantu benshi bakomeje kugenda bambaza ngo ese iyi filime izarangirira hehe, izarangirira kuri kangahe, izagarukira hehe? Ibyo bibazo nabyo ndaza kubisubiriza muri kino kiganiro. Hanyuma noneho reka turebere hamwe ikintu cyajyanye Mukanambara n'impamvu Mukanambara atari hano. Ese yaba yaragiye kurogesha buno bukwe kugira ngo butazaba bwa Isimbi ndetse na Cyusa? Ibi byose tugiye kubigarukaho nkumare amatsiko. Ejo twabonye uwo bita Kamarade agera ku marembo agarukanye wa muti, ariko nagira ngo nkubwire ko buno bukwe buri guhigwa n'abantu benshi bari gushaka kubwica. Ni byiza ko rero abantu mukunda Iribagiza ndetse na Cyusa mwahaguruka tugasengera ubukwe bwabo n'umubano wabo kugira ngo burusheho kugenda neza, buno bukwe bube. Ngira ngo turi gusatira umunsi w'ubukwe, turi gusatira umunsi wo gutanga invitation. Nubwo mubona Iribagiza afungiyemo hariya arahari ndetse n'igisubizo cyamaze kuboneka, kubera ko Cyusa yashimuse Isimbi amujyana mu rugo iwabo, aramuzirika amushyira mu mwobo mubi cyane kugira ngo uyu Isimbi azafashwe cyangwa se azifashishwe nk'igikoresho kizatuma bamuha Iribagiza. Kuko mwabonye yuko bamaze guhangayika, yaba Fabiola ndetse na Rugema bamaze guhangayikira kubura umwana wabo Isimbi, bakamubura anatwite, bamaze kubihangayikira cyane. Bivuze ko nta kintu cyo guteresha ubwoba uwo bita Cyusa kigihari. Ubwo rero ahubwo mu kanya gatoya icyo twasaba Cyusa, turamusaba ko yarekura amafoto wenda bakubise Isimbi bamumennye isura biteye ubwoba, ku buryo ayo mafoto bayaha Rugema, bityo Rugema yabona uburyo bagize umwana we, ariko Rugema namenye umuhaye ayo mafoto. Ndetse nyuma yo kumuha ayo mafoto bakaba bakandikaho ko nibatarekura Isimbi ngo yidagadure, nako nibatarekura Iribagiza ngo yidagadure akora ibyo ashaka, umwana wabo Isimbi bari bwaze kumugirira nabi. Icyo gitekerezo rero cyangwa se uwo mugambi baramutse bawukoze bakawukurikiza gutyo, ndizera neza ko ari umugambi warya kandi ukadufasha kuba bahita barekura Iribagiza, ubukwe bugakomeza. Rero uyu nguyu bita Isimbi yafashwe ari mu mugambi mubi wo kuba yashaka kwica ubukwe bwa Iribagiza na Cyusa, kuko bamufatiye aho yari yagiye kuraguza, yagiye gushaka uburozi bwo gutega Cyusa kugira ngo azice ubukwe, ndetse bashakaga no kuba bafata uwo bita Cyusa bakamuroga, bakamwibagiza Iribagiza wa nyawe, bakamukundisha Isimbi. Isimbi rero yarabiteguye, afata amafaranga menshi cyane kugira ngo ajye gukoresha uwo mugambi. Igihe yari ari muri urwo rugendo rero nibwo uriya mwana bita Fisto yaje kuba yahindukira, abona ko kugambanira Cyusa no kugambanira ruriya rugo atari byiza. Uwo mugambi yarawuzi rero, nibwo yawubwiraga Cyusa. Ubwo ndi kubivuga kugira ngo abantu mutigeze mubona uburyo Isimbi yabuzemo mumenye uko byagenze, kuko mwagiye kumva mwumva Isimbi yabuze, ariko nimuzi ngo yabuze mu buhe buryo cyangwa se yafashwe mu buhe buryo. Nubwo buryo rero yari yagiye kurogesha buno bukwe bwa Cyusa ndetse na Iribagiza kugira ngo Cyusa yibagirwe Iribagiza. Aho ngaho rero niho amakuru yamenyekaniye, maze Cyusa
Cyusa amugenda runono, amukurikira gake gake atabizi, amufatira aho yari yagiye gukorera ayo mabi, niko guhita amushimuta amwerekeza mu rugo iwabo aho yamufungiye. Ndetse hari n'ibimenyetso byinshi cyane yagiye anafatirwa aho ngaho, ariko noneho byaranamenyekanye yuko iriya nda bavuga Isimbi atwite ntayihari, ntago atwite, nuko hagiye hagaragara ibimenyetso bimeze kuriya, ariko byari imitwe, byose yari imitwe yapanzwe iziranyweho na Rugema ndetse na Mukanambara. Babonaga yuko n'ubundi igihe kigeze cyo kugira ngo Cyusa amenye ukuri, babonaga yuko Cyusa agiye guhitamo, bahitamo kumutega Isimbi, noneho babeshya yuko atwite kandi ntago atwite, kuko buriya nubwo birimo hariya bikiri mu rujijo, ntago Cyusa cyangwa se umuryango wo kwa Cyusa ntago wigeze upima uriya mukobwa ngo bamenye koko nimba atwite bya nyabyo. Bapfuye kubyemera bitewe n'uburyo bariya babivugaga, ariko ntago indigaragara, nta n'ikimenyetso na kimwe kwa Cyusa bazi kigaragaza yuko uriya mukobwa koko yaba atwite. Ibyo byose rero Cyusa yagiye abivumbura gake gake yitonze, ariko ikigenderewe ni ukubona Iribagiza afungurwa muri kiriya cyumba. Ariko icyo nakubwira cyo amahirwe ahari ni menshi cyane. Hari ukuba twarashimuse Isimbi kugira ngo ubukwe bwihutishwe, ikindi andi mahirwe ahari afatika agaragara ni uko Kanyana yamaze kumenya icyumba Iribagiza afungiyemo, kandi murabizi uriya mukobwa nagakunda ibintu bibi, nagakunda umuntu urengana, anakunda Iribagiza birenze, kuko murabizi uburyo bajyaga basenga, uburyo bakoraga amasengesho kenshi. Ubwo rero ibyo byose ni ibisubizo bihari bigaragaza yuko Iribagiza vuba aha ngaha muri iyi episode igiye gusohoka cyangwa se mu yizayikurikira haraza kuba hamenyekanye ukuri, ndetse Iribagiza yasohotse muri kiriya cyumba. Turabizi ko mwese mushaka ubukwe bwa Iribagiza na Cyusa, ese muracyabushaka cyangwa mwabura bihaze ntago mukibikeneye? Ibyo byose mugende mubinyandikira muri comment, mugende mubimbwira. Ndagira ngo mbibutse neza ko gahunda yo guhura n'abakinnyi b'Inzira y'Umusaraba nayo itarangiye igihari. Ejo bundi mwarahuye muri parike y'Akagera, bagiye gukomerezaho mu turere. Ese ni akahe karere bagiye gusura? Ni Nyanza, ni Nyamagabe, ni akahe karere? Kandi buri karere kose utuyemo bazakugeraho kugira ngo mubashe kwifotozanya no guhana impano. Byaba byiza rero wanditse muri comment ukandika aho uherereye. Mbibutsa ko n'abari mu Burundi hariya Bujumbura, mu mujyi wa Bujumbura, ejo bundi muri umwaka 2025 mu kwezi kwa mbere bazaza Bujumbura. Ubwo rero bitewe na centre uherereyemo wagenda wandika muri comment ukavuga aho uherereye, kugira ngo uwo munsi nibahagera nzakumenyeshe aho bazaba bari, batazataha mutababonye. Ubwo rero abantu mwese mukeneye kuzababona bari live bari iwanyu mu turere mutuyemo, mujye mubyandika muri comment, mwandikaho mutuye kugira ngo nzabashe kubaha amakuru ku gihe. Bye bye.